Inshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 60 guhamya Kristo. Abari mu ruhande rw'Uwiteka bose bagomba guhamya Kristo. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Yesaya 43:10. Ukwizera k'umukristo nyakuri kuzagaragarira mu butungane no kwera kw'imico. Ukwizera gukoreshwa n'urukundo kandi kukeza ubugingo, kandi kubw'uko kwizera hazabaho kumvira no gukora ibyo Kristo yavuze dukiranutse. Iteka ubukristo bwigaragariza mu bikorwa, bukihanganira ibintu byose biba mu buzima. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Kumpamiriza nde? Kumpamiriza abatuye isi, kuko aho mujya hose mugomba kuhageza impinduka yera. Kristo agomba kuba mu bugingo bwanyu, kandi mugomba kuvuga ibye ndetse mukagaragaza ibyiza bireshya byo mu mico ye. Ibiganiro byacu. Idini igezweho yo kuri iki gihe yagoretse imico y'abantu, ku buryo abasore bavuga ko bizera Kristo bavuga izina rye gake cyane, baribwira bagenzi babo. Baganira ku ngingo nyinshi, ariko umugambi uhebuje wo gucungurwa ntugirwa insanganyamatsiko y'ibiganiro byabo. Tuzirikane ko nk'abakristo bashyira mu bikorwa ukwizera kwabo, dukwiriye guhindura uko ibintu biteye ubu, kandi tukamamaza ishimwe rye yaduhamagaye, ikadukura mu mwijima, ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2:9. Niba Kristo atuye mu mutima kubwo kwizera, ntabwo ushobora guceceka. Niba warahuye na Yesu, uzaba umuvugabutumwa nyakuri. Ukwiriye kurangwa n'ubwuzu muri ibi, kandi ukamenyesha abataramenya Yesu ko wabonye ko ari uw'agaciro ku buzima bwawe, ko yashyize mu kanwa kawe indirimbo nshya n'ibisingizo byo gutura Imana. Nshuti basore, mbese muzatangira imibereho yanyu ya gikristo nk'abantu bafite imitima isusurutswa n'urukundo rwa Yesu Kristo? Ntabwo muzigira mumenya ibyiza by'agahozo mushobora gukora binyuze mu kuvugana ubwitonzi amagambo akomeye yerekereye agakiza k'ubugingo bw'abantu batemera ko ari abana b'Imana. Ku rundi ruhande, kugeza igihe cy'urubanza mushobora kutamenya amahirwe mufite yo kuba abagabo bo guhamya Kristo mutakoresheje uko angana. Muri iyi si mushobora kutamenya uko mwangije ubugingo bw'umuntu kubw'ibikorwa bito byanyu by'ubupfapfa, ibiganiro byanyu bidafite agaciro, n'urwenya bitari bihuje rwose no kwizera kwera. Kugarurira Kristo inshuti zanyu. Ni iby'ukuri ko mushobora kumva mufitiye agahinda ubugingo bw'abo mukunda. Mushobora gushaka kubamenyesha ubutunzi bw'ukuri, kandi mukumaramaza kwanyu mukarizwa n'agakiza kabo. Ariko iyo amagambo yanyu asa naho atabakora ku mutima byimbitse, kandi ntihaboneke igisubizo kigaragara cy'amasengesho yanyu, musa rwose n'ababa babwira Imana ko imihati yanyu nta musaruro itanga. Mwumva ko abo mukunda bafite kwinangira imitima kwihariye, kandi ko batitabira irarika riva ku muhati wanyu. Ariko se mwigeze mutekereza neza ko ikosa ryaba riri kuri mwe? Mbese mwigeze mutekereza ko muri gukoresha ukuboko kumwe mukurura mujyana hasi ibyo mukoresha imbaraga zanyu zose mwubaka ngo bizamuke mukoresha ukundi kuboko? Inshuro nyinshi mwagiye mwemerera umwuka w'Imana kubagenga, kandi ikindi gihe mwahakanye kwizera kwanyu kubw'imigirire yanyu, ndetse mwagiye musenya ibyo mwakoreye abo mukunda kubera ko umuhati mwagiye mukoresha mubafasha ntacyo wagezeho bitewe n'imigirire yanyu. Umutima mugaragaza, imvugo itaranguruye mugira, inyifato yanyu, intekerezo zanyu zihorana kwitotomba, uburyo butarangwamo impumuro ya gikristo. Ntimurangweho iby'umwuka, uko isura yanyu igaragara, intekerezo zibarimo, ibyo byose byavuguruje ubuhamya bwanyu. Ntuzigere usuzugura agaciro utuntu duto dufite. Utuntu duto nitwo duha umuntu ikinyabupfura n'imyitwarire nyakuri y'ubuzima bwe. Utwo tuntu duto nitwo tugenda twigisha umuntu kugira ngo abashe gukura, ageze ubwo asa na Kristo. Bitaba ibyo agasa n'umubi. Imana idufasha gukuza akamenyero k'ibitekerezo, amagambo, indoro n'ibikorwa bizahamiriza abatuzengurutse bose ko twabanye na Yesu kandi twamwigiyeho. Umwete. Ubuzima bukoreshejwe mu gukorera Imana umuntu ashishikaye ni umugisha. Abantu batabarika bapfushije igihe cyabo ubusa bari mu bintu by'imburamumaro n'ibiganiro bitagira icyo byungura. Bene abo bose
bagira imibereho itandukanye n'iyo bafite ubu baramutse bemeye umucyo Imana yabahaye kandi bakareka ukamurikira abandi. Benshi batuma ubuzima buba bubi cyane bitewe no kwikanyiza kwabo no gukunda ubuzima bworoshye. Kubwo gukora ubudakebakeba, ubuzima bwabo bushobora guhinduka nk'imirasire y'izuba irabagirana, iyobora abari mu nzira y'umwijima igana ku rupfu bakayivamo, maze bakerekeza mu nzira ijya mu ijuru. Nibaramuka bafashe iki cyemezo, imitima yabo izuzura amahoro n'ibyishimo muri Yesu Kristo. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 61, umurimo w'umuntu ku giti cye. Umurimo wa Kristo ahanini wabaga ugizwe n'ibiganiro yajyaga agirana n'umuntu umwe umwe. Yari afite umutima wo kwita ku muntu umwe, kandi uwo muntu umwe yaragendaga akageza ku bandi ubwenge yamwungukiyeho. Abakozi bazagera ku ntego zabo kurusha abandi ni abazakorana ubwuzu bakorera Imana mu tuntu duto. Umuntu wese agomba gukoresha imbaraga ze bwite kandi akarangiza umurimo we nk'uko wagenwe. Mwigisha abasore gufasha abasore bagenzi babo, kandi igihe mugerageza gukora uyu murimo buri muntu wese azagwiza ubunararibonye buzamubashisha guhinduka umukozi werejwe gukora umurimo wagutse. Abantu ibihumbi byinshi bashobora kugerwaho mu buryo bworoshye cyane. Abantu b'abanyabwenge cyane, babandi basingizwa kandi bagafatwa nk'abagabo n'abagore b'ibirangirire ndetse bafite impano nyinshi, akenshi bahemburwa n'abantu bicishije bugufi cyane. Bahemburwa n'amagambo yoroheje avuzwe n'umuntu ukunda Imana, umuntu ushobora kuvuga iby'urukundo rw'Imana nk'uko ab'isi nabo bashobora kuvuga ibyo bashyira mu ntekerezo zabo kandi zikabarangamira. Amagambo nubwo yaba yarateguwe neza kandi akigwa neza, ateza impinduka nke, ariko igikorwa nyakuri kandi gikoranywe ubudahemuka cy'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana, cyaba kinyuze mu magambo cyangwa mu bikorwa byoroheje bikoranywe kwiyoroshya, bene icyo gikorwa kizakingurira urugi rumaze igihe kirekire rukinzwe ku bantu benshi. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 62, abasore nk'abakozi bakiriza Yesu imitima. Satani ni umwanzi uhora ari maso, atumbiriye umugambi we wo gushora abasore mu bikorwa bihabanye rwose n'iby'Imana yemera. Azi neza ko nta rindi tsinda rishobora gukora ibikorwa byiza bihwanye n'ibyo abahungu n'abakobwa biyeguriye Imana bakora. Abasore baramutse batunganye bateza impinduka zikomeye cyane. Ababwiriza cyangwa abarayiki bageze mu zabukuru ntibashobora no guteza mu bakiri bato impinduka zingana na 1/2 cyiza abasore biyegura Imana bashobora guteza muri bagenzi babo. Bagomba kumva ko hari inshingano bafite yo gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bakize bagenzi babo, ndetse bakaba bahara n'ibanezeza n'ibyifuzo bya kamere yabo. Niba igihe ndetse n'ubushobozi bisabwa bikwiriye kwegurirwa Imana. Abavuga ko bubaha Imana bose bakwiriye kumva akaga k'abatari muri Kristo. Vuba bidatinze igihe cyabo cy'imbabazi kigiye kurangira. Abagombaga kuba hari impinduka bagaragaje kugira ngo abantu bakizwe, bakaba barashikamye mu nama y'Imana, ariko bakaba batarakoze inshingano yabo babitewe no kwikanyiza, kuba abanyabute cyangwa bitewe n'uko baterwa isoni n'umusaraba wa Kristo. Bene abo ntibazatakaza ubugingo bwabo gusa, ahubwo n'amaraso y'abanyabyaha azababarwaho. Bene abo bazabazwa iby'ibyiza bagombaga kuba barakoze iyo baza kuba bariyeguriye Imana, nyamara ntibabe barabikoze bitewe no kudakiranuka kwabo. Abasogongeye uburyohe bw'urukundo rwaducunguye ntibazigera kandi ntibashobora no kugoheka igihe cyose abo bahura nabo bose batarasobanukirwa n'inama y'agakiza. Abasore bakwiriye kubaza bati, Mwami, urifuza ko nkora iki? Mbese nakubaha kandi nkubahisha izina ryawe ku isi nte? Abantu bararimbukira ahatuzengurutse, ariko se ni uwuhe mutwaro abasore bafite wo gukiriza Yesu imitima, kwita ku bandi? Abajya mu ishuri bakwiriye kugira aho bahindurira ku Mukiza, ariko se ni bande bavuga izina rya Kristo? Kandi ni bande usanga bingingira bagenzi babo n'umutima utuje n'umutima wuje neza, babasaba kureka inzira z'icyaha no guhitamo inzira y'ubutungane? Iyi niyo nzira abasore bizera bagombye gukurikiza, ariko ntibayikurikira.
usanga kwifatanya n'umunyabyaha mu mikino n'ibinezeza bibashimisha cyane. Abasore bafite urubuga rugari baberamo ingirakamaro ariko ntibabibona. Mbega uko bagombye gukoresha imbaraga z'intekerezo zabo mu gushaka uburyo bwo kwegera abanyabyaha bari mu nzira yo kurimbuka, kugira ngo babamenyeshe inzira yo kwera, kandi kubwo gusenga no kwinginga babashe kugira nibura umuntu umwe bagarurira Kristo. Mbega umurimo mwiza! Mbega uburyo ari byiza kubona nibura umuntu umwe uzasingiza Imana mu bihe bizazira iherezo, umuntu umwe unezerwa kandi akishimira ubugingo buhoraho. Imaragarita imwe ku makamba yabo izarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose, ariko kandi n'abantu barenze umwe bashobora kuzanwa bagakurwa mu buyobe bakagana ukuri, bagakurwa mu cyaha bakagana ubutungane. Uwiteka avugira mu muhanuzi agira ati, n'abahinduriye benshi ku bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Daniyeli 12:3. Bityo abakorana na Kristo n'abamarayika mu murimo wo gukiza abarimbuka bazagororerwa cyane mu bwami bwo mu ijuru. Nabonye abantu benshi bashoboraga gukizwa iyo aba basore babaga aho bagomba kuba biyeguriye Imana n'ukuri kwayo. Nyamara muri rusange usanga bari mu mwanya bagomba guhora bahabwa umurimo bakora, cyangwa se bagahinduka ab'isi ubwabo. Abo basore ni isoko yo guhorana umuhangayiko no kubabara umutima. Ibyabo bitera gusuka amarira, kandi amasengesho yuzuye intimba asohoka mu mitima y'ababyeyi babo babasabira. Nyamara bakomeza kujya mbere batitaye ku mubabaro uterwa n'imikorere yabo. Bajomba amahwa mu gituza cy'abahitamo no gupfa kugira ngo bakire, kandi bifuza ko bahinduka uko Imana yagennye ko bakwiriye kuba kubw'ibyo amaraso ya Kristo yakoze. Umurimo ugomba gukorwa. Basore namwe nkumi, nabonye ko Imana ibafitiye umurimo mugomba gukora. Nimwikorere umusaraba mukurikire Kristo. Nibitaba bityo ntimuzaba mukwiriye kuba be. Mu gihe mwigumiye mu kutagira icyo mwitaho, mbese mwabasha kuvuga icyo ubushake bw'Imana ari cyo kuri mwe mute? Kandi mwaba mwiteze gukizwa mute igihe mutari abagaragu bakiranukira gukora ibyo shebuja ashaka? Abafite ubugingo buhoraho bose bazakora neza. Umwami w'icyubahiro azabaha ikuzo, abicaza iburyo bwe, ari nakabwi ababwira ati, nuko abagaragu beza bakiranuka. Mwashobora mute kuvuga uko abantu mwagombye gukiza bangana, niba aho gushaka umurimo mwagombye gukora mu ruzabibu rwa shobuja muba mwishakira ibinezeza? Mbese ni abantu bangahe bakijijwe binyuze muri uko guterana kwanyu muhujwe no kwiganirira no gucuranga umuziki? Niba mutabasha kwerekana nibura umuntu mwakijijwe muri ubwo buryo, nyabuna nimuhindukire, nimugaruke ku mikorere mishya, nimutangire gusabira abantu, nimwegere Kristo, mwegere urubavu rwe rutemba amaraso. Nimurye umwuka w'ubugwaneza no kwiyoroshya uranga ubuzima bwanyu, kandi gusaba kwanyu kuvuye ku mutima umenetse kandi uciye bugufi kuzamuke kujye kuri Kristo, mumusaba ubwenge kugira ngo mubashe kugera ku ntego mu gukiza ubugingo bwanyu ndetse n'ubw'abandi. Nimusenge cyane kurusha uko muririmba. Mbese nimukeneye gusenga cyane kuruta uko muririmba? Basore namwe nkumi, Imana irabararikira kuyikorera. Nimuhindure rwose imikorere yanyu. Mushobora gukora umurimo utakorwa n'abagabura b'ijambo n'amahame twizera. Mushobora kugera ku bantu umugabura atagira icyo ahinduraho. Aho mwatangirira, nimurye abashaka gukorera Imana batangirire mu rugo iwabo, ahabakikije mu baturanyi no mu nshuti zabo. Aho ngaho bazahabona urubuga rwiza rwo kuvugiramo ubutumwa. Uyu murimo w'ivugabutumwa mu rugo ni igipimo kigaragaza ubushobozi bwabo, cyangwa se kudashobora kuba bagira icyo bakora mu murimo wagutse, uburyo burusha ubundi kugera ku ntego. Mu murimo wacu umuhati w'umuntu ku giti cye uzasohoza byinshi birenze ibyatekerezwaga. Kubura k'uyu muhati niko gutumye abantu bari kurimbuka. Umuntu umwe ni uw'agaciro katagerwa, kandi ako gaciro kagaragazwa na Karuvari. Umuntu umwe ugaruriwe Kristo azaba igikoresho mu kugarurira abandi, kandi hazabaho umusaruro uhora wiyongera w'umugisha n'agakiza. Amen.